Igitondo cyiza kuri mwese, tugeze isaa 12 z'igitondo. Tugiye gusoma igitabo cyo kuva igice cya 5 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 23. Farawo agwiza uburetwa bw'Abisirayeli, bagaya Mose na Aroni. Mose atakira Uwiteka. Umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Umurongo wa kabiri. Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo numvire ndeke Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Umurongo wa gatatu. Baramubwira bati, Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu, tugende mu rugendo rw'iminsi 3, dutambirireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo, itadutera ikatwicisha mu giga cyangwa inkota. Umurongo wa 4. Umwami wa Egiputa arababwira ati, Mose na Aroni, niki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Umurongo wa 5. Kandi Farawo ati, dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. 6. Kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatwari bo muri bo ati, umurongo wa 7, ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere, nibagende bishakire inganagano. Umurongo wa 8. Kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kubagabaniriza na make kuko ari abanebwe, nicyo kibatakisha bati, tugende dutambire Imana yacu ibitambo. Umurongo wa 9. Abo bagabo bategekwa imirimo irushaho kurushya, bayikore be kwita ku magambo y'ibinyoma. 10. Abakoresha ubwo bwoko buretwa basohokana n'abatwari bo muri bo, babwira abantu bati, Farawo aravuze ngo ntabaha inganagano. 11. Nimugende mwishakire inganagano aho mwazibona, kuko mutari bugerurirwe umubare mwaciwe na hato. 12. Nuko abantu bakwizwa mu gihugu cya Egiputa cyose no kwishakira ibitsinsi by'inganagano mu cyimbo cy'inganagano. 13. Kandi abakoresha uburetwa babatera umwete bati, mumare umubare mwaciwe w'uburetwa bw'iminsi yose nk'uko musanzwe mukora. 14. Abatware bo mu Bisirayeli, abo bakoresha uburetwa ba Farawo bahaye gutwara, barakubitwa, barababaza bati, niki cyatuye mudasohoza umubare mwaciwe ejo na none, ntimwuzuza amatafari nka mbere? 15. Maze abatware bo muri Isirayeli baragenda batakira Farawo bati, niki gitumye utugirira utya abagaragu bawe? 16. Abagaragu bawe nta nganagano duhabwa, maze bakatubwira ngo tubumbe amatafari, kandi dore abagaragu bawe turakubitwa, ariko abantu bawe nibo urubanza ruriho. 17. Arababwira ati, muri abanebwe, nicyo kibavugisha muti, tugende dutambire Uwiteka ibitambo? 18. Nuko none nimugende mukore, kuko ari nta nganagano muzahabwa, ariko muzajye mwuzuza umubare w'amatafari. 19. Abatware bo mu Bisirayeli bamenya ko babonye ishyano, kuko babwiwe ko batazica umubare w'amatafari babumba ho na muke w'uburetwa bwabo bw'iminsi yose. 20. Bavuye kwa Farawo bahura na Mose na Aroni bahagaze mu nzira. 21. Barababwira bati, Uwiteka abareba abacira urubanza, kuko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka, mukabaha inkota yo kutwica. 22. Mose asubira ku Uwiteka aramubaza ati, Mwami, niki gitumye ugirira nabi ubu bwoko? Niki cyaguteye kuntuma? 23. Kuko uhereye aho nagiriye kwa Farawo nkavugana nawe mu izina ryawe, agirira nabi ubwo bwoko, nawe ntacyo wabakijije na gito. Iki cyari igice cyo kuva igice cya 5. Mureke dushyire imbere gukiranuka. Mugire umunsi mwiza.